Kera habayeho umudugudu wa Nyamuragira, ahantu hari ishyamba rinini ryuzuyemo ibimera bivura. Inyoni zaririmbaga nka korari. Abantu bahavugaga ko ishyamba rifite ibanga rikomeye, ko umuntu w'umunyakuri uzaryinjiramo azabonamo impano y'agatangaza. Umunsi umwe umusaza witwaga Birasemwo yahamagaye akana k'agakobwa kitwaga Ineza. Yari azi byinshi ku mateka y'uwo mudugudu. Yaramubwiye ati, mwana wanjye, hari urugendo rudashobora na benshi. Bagerageje kugera muri iryo shyamba ariko byarabananiye. Ariko wowe Ineza ufite umutima usukuye. Ishyamba ry'ubwenge riragushakaho icyizere. Ineza ntiyatinze, yafashe agakarito k'amazi, umutemeri w'inkoko n'agatabo ka nyina yandikagamo imigani. Yinjira mu ishyamba atinya ariko anasenga, asaba Imana kumuyobora. Mu nzira yahuye n'inkende imutakambira iti, shaka amazi y'umugisha. Abandi baranyirukana, ariko ndashonje kandi ndanyotewe. Ineza ntiyazuyaje, amuha ya mazi yari yiteguye kunywa. Ako kanya inkende ihinduka umugore mwiza cyane, amwambika impeta y'urumuri. Umutima wawe waguhesheje impano yo kubona ukuri n'ibanga ry'ubuzima. Ubu urashoboye kuvugana n'inyabuzima byose no kumenya icyo isi ishaka. Ineza yaratunguwe. Nubwo yari akiri muto, yamenye ko icyo gihe ubuzima bwe bwahindutse iteka. Mbwira niba Ineza se yaje gukomeza agera muri rya shyamba ry'ibanga? Yahuye n'abanzi se cyangwa ataha ajyanye ingabire zidasanzwe? Turakomeza mu yindi nkuru ya kabiri. Iyi yari igice cya mbere, dukomeze duhure no mu gice cya kabiri. Tuzakomeza kubasobanurira igice cya kabiri. Nimubishaka tuzabaha n'igice cya gatatu, icya kane n'icya gatanu. Ibyo bice byose birahari. Mushonje muhishiwe.